Ndabashuhuje bene data bakundwa munkurikiye kuri iyi channel ya YouTube. Reka nsenga Imana kugira ngo bagezeho icyo Imana yashyize ku mutima wanjye. Uwiteka Mana yo kwizerwa no kwiringirwa, ndagushimye nyaguhora ku ngoma umwanya nk'uyu wongeye kumpa kugira ngo mvuge ijambo ryawe. Sengeye imitima y'abantu bose bari bwumve ubutumwa bwiza uri bunyuzemo kugira ngo nyaguhora ku ngoma data ifungukire kumva icyo uvugana nabo, ijambo nyuzamo rigira umumaro mu baryumva bose, kandi nyaguhora ku ngoma ribashe kubakomeza mu bihe nk'ibi mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Nejejwe n'Imana yongeye kumpa uyu mwanya mwiza kugira ngo mbagezeho ijambo ry'Imana. Imana yampaye ubutumwa bufite umutwe uvuga ngo ntutinye, Imana iri kumwe nawe. Wowe ufite ibigutinyishije, hari benshi bahangayitse, hari benshi batinye, bafite ubwoba kubw'ibi bihe duhagazemo bya COVID-19, ariko wowe unkurikiye Uwiteka Imana iravugana nawe uyu munsi ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Imana iri kumwe nawe kugira ngo igukomeze, Imana iri kumwe nawe kugira ngo igukize, Imana iri kumwe nawe kugira ngo igutabare, Imana iri kumwe nawe kugira ngo igucire inzira ahatari inzira. Nta mpamvu yo guhangayika rero, kuko Imana ishobora byose kandi ikora byose iby'ubwenge bw'abana b'abantu utabasha gukora. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Yesaya ibice 41, turasoma umurongo wa 10. Haravuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Haleluya! Iyo ni Imana ivuganye nawe. Imana ubwayo irakwibwirira ngo ntutinye, ntutinye, ntukihebe kuko ari Imana yawe. Wihebeshejwe n'iki? Ufite ubwoba bw'iki? Imana ko ifite imbaraga ziri hejuru y'iyi corona yahangayikishije abatuye isi bose. Nta mpamvu yo guhangayika. Dufite Imana ikomeye, dufite Imana ikora byose, dufite Imana ishobora gukora ibyananiye abanyabwenge b'iyi si. Imana ishoboye byose. Ubwo iri kumwe natwe rero nta gikwiye kudutinyisha, ahubwo irifuza ko ariyo duhanga amaso, akaba ariyo twerekezaho imitima yacu. Kura umutima kubiguteye ubwoba, shyira umutima wawe ku Mana, hanga amaso Imana, izere imbaraga z'Imana, izere gukora kw'Imana. Urabona kugira neza kw'Imana. Ibidashobokera abana b'abantu ku Mana birashoboka. Iryo ni ijambo ry'Imana nanone dusoma muri Luka ibice 18. Turasoma muri Luka ibice 18 n'umurongo wa 27. Ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Ibyo bitagushobokeye, ibyo abayobozi baburi igisubizo, ibyo abanyabwenge b'isi baburi igisubizo, Imana ibifitiye igisubizo, kuko ari Imana ishobora byose. Ni Imana iri hejuru ya byose, ni Imana itegeka byose. Imana yacu ifite imbaraga zikomeye cyane. Wowe yizere kandi uyiringire, yikomezeho mu bihe nk'ibi, aho kugira ngo uhagarike umutima n'iyi corona, uhagarike umutima no kwibaza ngo bizagenda bitengwe se, ko bongeye baduhejeje mu rugo, ko naryaga uko nasohotse bizagenda bite. Ijambo ry'Imana ritubwira neza ngo umuntu ntabwo atungwa n'umutsima, ngo ahubwo abeshwaho n'amagambo yose aturuka mu kanwa k'Uwiteka Imana. Ni wizera Imana urabona kugira neza kw'Imana. Nabonye Imana itunga abantu muri ibi bihe bya corona, abantu barahagaritse imirimo yabo badakora, ariko mbona barya, mbona babaho kubera za mbaraga z'Imana, kubera kwikomeza k'Uwiteka Imana. Imana rero igufitiye umugambi mwiza. Wewe wari wihebye, wewe wari uhangayitse, wewe wibaza uko biri bugende, ntukongere kugira ubwoba ukundi, ahubwo umutima wawe werekeze ku Mana. Izera Imana, fata igihe cyo gusenga, fata igihe cyo kubana n'Imana. Ibyo biguteye ubwoba, aho kugira ngo wiruke imisozi wirukira abantu babwira uti turashize, ahubwo ihererane n'Imana yawe, uyitabaze. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana muri Yeremiya 33 umurongo wa 3 hari ijambo ritubwira ngo ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye biruhije utamenya. Ibi ni ibikomeye bene data kuri twebwe abatuye iyi si. Ibi ni ibidukomereye duhagazemo uyu munsi, ariko ntabwo bikomereye Imana. Nimureke dufate igihe cyo gushaka Imana, aho kwirirwa tuganya, aho twirirwa tuyaga tuvuga ngo turashize turapfuye. Oya, ahubwo nitubwira Imana
imana ngo mana yacu gira icyo ukora mu bihe nk'ibi, gira icyo ukora, igaragaze nk'uko wigaragarije Abisiraheli ku nyanja itukura. Abisiraheli nabo bari bakomerewe ubwo bari bageze ku nyanja itukura, babona amazi y'inyanja ari imbere yabo badafite inzira, inyuma babona abanzi babo babahuruye inyuma, hirya no hino ari imisozi, ntaho bari bafite ho guhungira. Nk'uko nawe wabungije umutima ukaba udafite ukuri bubigenza, ukaba wabuze igisubizo, ariko Imana ifite igisubizo cy'icyo kibazo cyawe wibaza. Imana ifite igisubizo cya buri muntu wese ku byo yibaza. Iyo Mana yaciye inzira mu nyanja itukura, Abisiraheli bagatambukira ku butaka humutse. Iyo Mana yabashije gutikiriza mu nyanja abanzi babo bari babahuriye inyuma bashaka kubagirira nabi. Niyo Mana igiye gukuraho iyi korona nturi bumenye ukuri buveho. Niyo Mana igiye gukuraho ibibazo byari bigukugose byose, hanyuma igushyire mu mahoro, kuko ari Imana y'imbaraga, ni Imana y'amahoro, ni Imana ifite ubutware n'ubushobozi, ni Imana ishobora byose. Ibyo wabuburiye igisubizo, Imana yo irabishoboye kuko itajya ibura uko ibigenza. Abana b'abantu turananirwa, abana b'abantu tubura uko tubigenza, ariko Imana ntabwo ijya ibura uko ibigenza. Urasabwa kwizera Imana, urasabwa kwiringira Imana mu bihe nk'ibi bikomeye. Imana ishobora byose, Imana ifite igisubizo cy'umuntu wese mu byo yibaza. Imana nta kintu kinanira, ni Imana y'ibifite imibiri byose, nta kijya kinanira. Niko ivuga mu ijambo ryayo nanone muri Yeremiya ibice 32 n'umurongo wa 27, haravuga ngo dore ndi Uwiteka Imana y'ibifite imibiri byose. Ese jyewe hari icyananira? Iyo Mana itagira ikinanira bariyo wikomezaho mu bihe nk'ibi. Iyo Mana itagira ikinanira bariyo wisunga mu bihe nk'ibi. Iyo Mana itagira ikinanira bariyo wihererana nayo uyibwira ibyawe. Reka kugenda uganyira umuhisi n'umugenzi, reka gusuhuza umutima, reka guhangayikishwa n'ibibazo biri muri iyi si. Imana yaremye iyi si ikayidushyiramo, ni nayo ibasha kudukiza ibyago ihagurukiye iyi si, kandi nta kintu na kimwe kiba gitunguye Imana. Iyo Mana izi impamvu y'iyi korona twibaza, izi impamvu y'ibitubaho byose, ntabwo ibitubaho biba byayitunguye, ibibizi, yari ibizi, kandi ubwo ibizi ifite n'igisubizo cya buri kintu cyose, izi uko bizarangira. Ntabwo tugomba rero kwiheba, ahubwo tugomba kwiringira Uwiteka Imana yacu, kuko ariyo ishobora byose. Ubaha Uwiteka mu bihe nk'ibi, itoze gukora ibyo Imana ishaka. Ubaha Uwiteka, ni wubaha Imana nibwo butunzi bwawe. Ibyo ngibyo udafite ni wubaha Imana, Imana irabiguha. Ibyo ngibyo biguteye ubwoba ni wubaha Imana, ukitondera amategeko yayo, urabona kugira neza kw'Imana. Icyo ni cy'Imana idusaba, nta kindi. Ntabwo Imana ishaka ko dukubita hirya no hino tuvuza induru tuvuga ngo turapfuye turashize nk'abadafite ibyiringiro. Dufite ibyiringiro mu Mana yacu. Niba wizera ko Imana ifite imbaraga, ukaba wizera ko Imana igikora ibikomeye, yizere mu gihe nk'iki, yikomezeho, yishikamizeho umutima wawe. Gira ibyiringiro bihamye mu Mana, reka kunyeganyezwa n'ibyo ubona. Hagarara ushikamye mu by'Imana, weme uharanire gukora iby'Imana igushakaho, maze urebe ko Imana nayo idakora bya bindi wibazaga uko biri bugende. Icyo usabwa ni ukubaha Imana, icyo usabwa ni uguturiza mu kubaho kw'Imana, icyo usabwa ni ukwihererana n'Imana ukayereka ibyo bikugoye, ni ukwihererana n'Imana ukayikoreza amaganya yawe yose, kuko yita kuri wowe. Bwira Imana ibyawe byose, irakubwira ngo ntabaza ndagutabara, nkwereka ibikomeye biruhije utamenya. Ibyo bikomeye, ibyo bigukomereye ku Mana ntabwo biyikomereye. Ibyo bikuruhije, biruhije umutima wawe, Imana ibifitiye igisubizo, iragushyira mu mahoro mwene data, kandi uraruhurwa nayo. Icyo usabwa rero ni ugukora icyo Imana igushakaho. Kora icyo Imana igushakaho, urabona kugira neza kw'Imana. Witinya, Imana iri kumwe nawe, niko ivuganye nawe. Izere iryo jambo, wizere ko Imana iri kumwe nawe, wizere ko Imana ihagararanye nawe mu bihe nk'ibi, wizere ko Imana ikwitayeho. Kandi muri Yobo niwe wavuze ngo ubwo ibihe bidahishwa ushobora byose, ni kuki abayizi batamenya iminsi yayo? Iki ni igihe cyo
cyo gukora k'Uwiteka Imana kuba yizera. Iki ni igihe cy'ubutabazi bw'Imana kuba yikomejeho. Ikomeze ku Mana mwene data, wowe unteze amatwi, wowe ukurikiranye wumva ubu butumwa bwiza, ndagusaba kwikomeza ku Mana mu bihe bisa nk'ibi. Gabanya amagambo, gabanya urusaku rwo gutaka no kwiheba no kuboroga, ahubwo takira Imana yawe, yereka ibyo bikugoye. Saba Imana imbaraga igukomeze mu bihe nk'ibi, ubashe guhagarara udatsinzwe. Iyo umuntu yatashywe n'ubwoba, burya aho niho atsindirwa. Satani aba yagutsinze. Wikwemerera ubwoba ko butaha mu mutima wawe. Umutima wawe wuzuzemo ibyiringiro, umutima wawe wuzuzemo kwizera Uwiteka Imana, urabona kugira neza kw'Imana. Ndakwifuriza kwikomeza ku Mana mu bihe nk'ibi. Ibi ni ibihe abantu batuye isi bibahangayikishije, babona ko bibakomereye, ariko ku Mana ntabwo biyikomereye. Kubizera Imana hari ubutabazi. Kubizera Imana turabona kugira neza kw'Imana. Icyampa abantu bo muri iyi si bose bakamenya ko nta handi haturuka gutabarwa kwabo uretse ku Uwiteka Imana. Icyampa bagasobanukirwa ibanga ryo kwihererana n'Imana, bakayibwira ibyabo byose, bakayitakira, bakayiyoboza inzira, bakayisaba ubwenge, ibyo bibaza byose bakaba ariyo babyereka. Icyampa abatuye iyi si bakamenya iryo banga ryo gutakira Uwiteka Imana, Imana ikabahishurira ibihishwe byose. Umuntu wisunze Imana, Imana iri kumwe nawe, Imana iramukomeje. Ibi bihazabisohokamo ari umutsinzi, ntacyo korona izamutwara. Niyo yapfa azabona ubugingo buhoraho. Niba Imana yaragennye ko korona ari ryo gare ryawe, uzava mu mubiri, ariko ubugingo bwawe buzabona Umwami Imana. Ariko tugira ibyiringiro byo kubaho, kandi tugira ibyiringiro byo gutabarwa n'Uwiteka Imana. Iki gihe duhagazemo ntabwo ari imbaraga z'umwana w'umuntu zadukura muri ibi bihe, uretse imbaraga z'Imana yonyine. Nimureke twerekeze imitima yacu ku Mana, kandi dutegereze agakiza k'Imana. Wowe gerageza utunganya inzira zawe, ugerageze gukora iby'Imana igushakaho, urebe ko Imana itakwiyereka mu bihe nk'ibi. Amatwi, reka nsengane namwe soza ubutumwa Imana yampaye, ariko nkwifuriza kwikomeza ku Mana mu bihe nk'ibi, nkusaba kugira ngo uhishukirwe n'ibanga ryo kwihererana n'Imana, aba ari ubwira ibyawe, kandi nkubwira ngo tuza umutima wawe, witinya, Imana iri kumwe nawe. Wikongera kwemerera Satani ko akuzanira iterabwoba ngo umutima wawe uhangayike, ahubwo umutima wawe werekeze ku Mana. Wizere ko Imana yabanye n'abatubanjirije, izabana nawe muri ibi bihe bigukomereye, ukabisohokamo amahoro. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana yo kwizerwa no kwiringirwa, ndagushimye Mwami w'abami, ndaguhimbaje Uwera wa Isiraheli, nkushimiye ko nshoboje kuvuga ijambo ryawe nk'uko warimpaye. Mana isumba byose, nsengeye buri muntu wese uri bwumva ubu butumwa bwiza unyujijemo kuri iyi channel ya YouTube, ndakwinginze kugira ngo Mwami Imana iri jambo ribashe kuzana impinduka mu buzima bwe, iri jambo ribashe gutera ibyiringiro mu mutima we. Abari bahangayitse, abari bafite ubwoba, abari babuze uko babigenza, reka iri jambo ryongere kubakomeza, reka iri jambo ribasubizemo ibyiringiro, reka iri jambo ribatera imbaraga zo kwizera kuruta igihe bizereye. Mana isumba byose, kandi ugenderere buri muntu wese, umukomeze Mwami, gwiza imbaraga z'imitima y'abantu bose bankurikiye kuri iyi channel ya YouTube. Uwiteka Imana ikomeye, bareke kwerekeza imitima yabo ku bibazo bahagazemo, ahubwo imitima yabo yerekere kuri wowe, kuko ariho hari ugutabarwa, kuko ariho hari ukurengerwa. Uwiteka Imana, bera abatuye isi bose inkomezi mu bihe nk'ibi nyaguhora ku ngoma. Ndakwinginze kugira ngo uhe abantu kuguhindukirira, imitima ya benshi guhindukirire, bamenye ko ari wowe ubasha gukora ibidashobokera abana b'abantu. Niko ijambo ryawe ritubwira, ibyabananiye abantu ibyo wowe urabishobora. Reka abantu bo muri iyi si bamenye iryo banga. Nibamara kurimenya, ntawe uzongera kwirwanirira, ntawe uzongera kwishingikiriza ku bitari Imana, ahubwo bose bazaguhindukirira, bamenye ko ari wowe mugenga wa byose, kandi ko ari wowe ubasha gukora ibyo badashoboye kwikorera. Urakoze Mana rero, nkweretse iyo mitima yari ihangayitse, nkweretse iyo mitima yari isobotswe n'amaganya, ndakwinginze kugira ngo uyihumurize, ubakomeze. Abari batentebutse, abari batakaje ibyiringiro, ubasubizemo ibyiringiro, ubasubize ku rufatiro rwawe. Senze nizeye nyuze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.
amahoro ya Kristo abane namwe bene data, na mu izina rya Yesu, amen.
haravuga ngo arabasubiza ati
murakoze mwese abanteze